bakundwa muri Kristo Yesu umwami wacu n'umukiza. Twongeye kugaruka ku ijambo ry'Imana, nanone n'irya zaburi yacu twasomye. Turongera tuyisome 139 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 24. Tuje gusoma zaburi ya 73 umurongo wa 28. Haravuga ngo ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he. Nazamuka nkaja mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanje kuzimu uriyo. Nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti nukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ungose uhinduka ijoro. N'umwijima ntugira icyo guhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa. Umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe, kuko ari wowe waremye ingingo zanje, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza. Ibyo umutima wanje ubizi neza, igikanka canje ntiwagihishwe. Ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi, ngira urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanje yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Nabibara biruta umusenyi bwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Mana, icyampa ukica abanyabyaha, mwabicanye mwe nimwumve aho ndi. Bakuvuga nabi, abanzi bawe bavugira ubusa izina ryawe. Uwiteka, sinanga abakwanga, sininuba abaguhagurukira. Mbanga urwango rwuzuye, mbagira abanzi banje. Mana, ndondora umenye umutima wanje, mvugutira umenye ibyo ntekereza. Urebe yuko hari inzira y'ibibi ndimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Dusome nanone zaburi ya 73 nkuko twabivuze, n'umurongo wa 28. Ariko mushatse mwaje gusoma no kuri 23 mukageza kuri 26. 28 haravuga ngo ariko jeweho kwegera Imana niko kwiza kurish. Umwami w'iteka niwe nagize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze. Amen. Data Imana ishobora byose, mu izina ry'umukunzi wawe Yesu, nanone turi imbere yawe uyu mwanya tugiye kuganira ibyanditswe byera byahumetswe nawe. Twebwe ubwacu ntitwabasha kubivuga no kubihangara, ariko ureke umwuka wawe wera aba ari utuyobora. Ureke kandi umwuka wawe wera ayobora bumva. Urakoze kuko twumvise, kandi urakoze kuko zibikomeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami tubisabye. Amen. Bakundwa, nkuko twakomeje kubivuga ejo, iyi zaburi numvise yankoze ku mutima, bituma nkenera kugira ngo natwe twibukanye muri yo twese hamwe, kandi tuvuge ibyiza biri mu kumenya kw'Imana. Ejo mu byo twaganiriye igice cya mbere, nababwiye ko iyi zaburi tuyicamo ibice nka 4, ndetse n'igice cya 5 twise umusozo. Igice cya mbere twakise ubumenyi bw'Imana butangaje, butagira akagero, butagereranywa, butanakwigwa. Nubwo mu muco w'Imana yonyine yihariye, ntabwo iwusangiye n'ibiremwa ibyo ari byo byose, ariko n'umuco w'Imana yihariye n'ubumenyi bwayo butangaje. Icyo cyatumye Pawulo abivuga hariya mu Baroma 11:33 twarahasomye, hatubwira ngo
ubutunzi bw'ubumenyi bw'Imana n'ubwenge bwayo ngo ntibigira akagero ndetse haza kutubaza ngo ese hari uwigeze guha Imana ngo nayo izamwiture cyangwa hari uwayigiriye inama? Ubumenyi bwayo bwonyine burihagije, n'Imana ifite ubumenyi butangaje. Muri iyi Zaburi igice cya 2 aricyo aha tumaze gusoma, Dawidi amaze kumenya ubumenyi bw'Imana yibajije nk'umuntu, aribaza ati ese none ko Imana ari uko iteye, ese uwayihunga yayihungira he? Yibaza ibibazo bibiri muri iyi Zaburi. Aravuga ngo ngo ese nahungira umwuka wawe he? Ngo nahungira mu maso hawe he? Agerageza gutondagura urutonde rw'aho yaje, ariko tukiri aho reka mbabwire ngo iteka ryose umwana w'umuntu agira kamere. Iyo amaze gucumura, iyo akoseye Imana, agira kamere yo gukora ibintu bibiri. Icya mbere ni uguhunga, icya kabiri ni ukwihisha. Kandi yibwira kuko hari aho yahisha Imana, kandi Imana idahishwa. Amaze bituma twibuka hariya mu Itangiriro ibice 3:8, Adamu amaze gucumura imbere y'Imana n'umugore wiwe, baragenda barahunga bavaho Imana yajyaga ibagenderera, bajya kwihisha. Icya mbere bakoze niki? Ni uguhunga. Icya kabiri ni ukwihisha. Bihisha hehe? Munsi y'imitini, kandi bihisha munsi y'ibiti aho bari bahungiye. Ariko ntibamenya ko ibiti ariyo yabiremye, kandi ko ibibona byose biri mu maso hayo n'imbere yayo. Amaze ngo barahunga, bituma Imana ibabaza, irabahamagara ngo ese mwagiye hehe? Ese ubwo yari kwibabaza ngo mwagiye he? Nuko itarizi aho bari? Oya, ni urukundo rwayo rwariko rushaka kugira ngo bongere bayigarukire. Ariko ubundi yari ibazi, yari hayi n'ababona aho bari. Ubundi iyo usomye aho nyine mu Itangiriro ibice 4:9 ukageza no ku 10, ni hahandi Imana yabazaga Kayini ngo ese murumuna wawe ari hehe? Nawe yamayinakiragiraga ngo ni umuntu. Arayibwira ngo ese ninde wangiza kuba umurinzi wa murumuna wanje? Ariko mwumva uko Imana yaramubwiye ngo amaraso ya mwene so ngo ariko arandirira ku butaka. Ati none se icyo wakoze ni iki? Urumva yaragerageje guhunga no kwihisha Imana, guhunga ikibazo no kwihisha Imana. Uko niko abantu baje babigenza, niyo kamere muntu. Ariko rero ntaho hariho umwana w'umuntu yahungira Imana. Icyo cyatumye tuvuga ngo Dawidi yibajije ibintu bibiri. Icya mbere aravuga ngo ndahungira umwuka wawe. Icya kabiri aravuga ngo ndahungira mu maso hawe. Aza kuvuga ati nazamuka nkaja mu ijuru uriyo. Mwibuke ko ijuru ari intebe y'Imana, ndetse n'isi naho ngo ni agatebe k'ibirenge byayo. Nta hariho aho umuntu yabasha guhungira Imana, nta hariho. Yobu we ndetse Imana yaramubajije muri bya bibazo yari kwimubaza kuri 37:18, yaramubajije ngo ese ngo nawe Yobu ngo yafatanya n'Imana kubamba ijuru, yafatanya n'Imana kurirema, yafatanya n'Imana kuririmbisha. Urumva ntaho umwana w'umuntu afite yahungira Imana. Aravuga ngo nasasa uburiri bwanje ikuzimu ngo naho uriyo. Ubu ni Dawidi wabivuze. Aravuga ngo nubwo nasasa uburiri bwanje nkigendera ikuzimu, nkibwira kuko ikuzimu hakumpisha. Ariko Imana yigeze kubibaza Yobu, iramubaza muri bya bibazo yari kwimubaza, iramubaza iti ese ngo hari ubwo wigeze kurunguruka amarembo y'ikuzimu? Hari ubwo wazengurutse mu nyanja ukagera ku marembo y'ikuzimu? Imubaza ndetse nimba yarabonye ngo n'amarembo y'urupfu. Urumva ubuhanga bwayo bwonyine burakomeye, butuma umuntu atatekereza no kuyihunga. Kandi nunagize ngo ayihunge ntaho yayihungira kuko ntahabaho. Aravuga ngo nagerageza se kujya kure ngatura ku mpera y'inyanja, ariko n'inyanja nazo ziri mu kuboko kwiwe, niwe waziremye. Agera noneho no ku mucyo. Umucyo n'umwijima. Aravuga ati ari umwijima cyangwa ati mvuze ngo reka nigendere mu mwijima niho nkwihisha.
ngo umwijima uhinduka nk'amanywa. Ati nagira ngo reka mpungire mu mucyo, ati umucyo nawe ugahinduka ijoro. Ati noneho rero ngo si imbere n'inyuma, sinzi icyo nabasha gukora muri ibyo ngibyo. Ntaho rero muri iyi zaburi haratubwira ngo ntaho umuntu yabona yahungira Imana, ntahabaho, ntahahari. Icya gatatu Dawidi yibuka umuremyi, Imana yacu, umuremyi wita ku bantu, umuremyi ubabeshaho, umuremyi umara kubarema akababeshaho, akabatunga mu byo bakeneye byose. Mwibuke ko na Yesu ubwiwe yabivuze, aravuga ngo mbese ngo hari uwasaba isi umutsima akamuha ibuye, ngo cyangwa akamusaba urufi akamuha inzoka, ati cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo. Aravuga ngo se ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi mwebwe muri babi, ngo nkanswe so uwo mu ijuru. Imana ni umuremyi, Imana ni data uje urushwa n'ibyacu kugira ngo atwiteho. Reka nkubwire none muvandimwe, aho uri no muri situwasiyo urimo iyo ari yo yose, yaba kubura akazi, yaba kurwara, yaba kubura minerivare z'abana, byaba icyo ari cyo cyose, wibuke ngo Imana ni data kandi ni umuremyi kandi anatwitaho. Atwitaho uko bukeye n'uko bwije, ajya ahora atwitaho. Mu buryo yaturemye mu buryo butangaje cyane. Dawidi yaravuze ngo witegereje ukuntu ngo twaremwe, ngo ni ibitangaza gusa, ni ibitangaza, ntawabona uko abivuga, ariko ahubwo ni ibitangaza. Agera avuga ngo ibyo ingingo zanje ngo waziremeye mu rwihisho, iriya mu rwihisho ngo amaso yawe yamporagaho, ngo yahoraga ndeba, ndetse ngo n'iminsi yo kubaho kwanje. Imana mu bumenyi bwayo butangaje iratuzi, izi minsi yacu, izi ubuzima bwacu uhereye mu itangira ukageza mu iherezo ryabwo, niyo ufite mu biganza byayo, kandi ubugingo bwacu niyo ibuzi, ngo iminsi yacu hatarabaho n'umwe Imana yayanditse mu gitabo cyayo cy'ubugingo. Si ibyo gusa, ariko hari n'ibyo dutekerereza kutugirira neza. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 6:33 hajya havuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ngo ibindi nabyo muzabihabwa hanyuma. Uyu mwanditsi wa Zaburi cyangwa Dawidi yaravuze ngo Imana izitwitaho, ngo yamurebye akiri urusoro mu nda ya nyina. Avuga kuko aribwo yanditse n'iminsi yiwe hatarabaho n'umwe. Arongera avuga ngo si ibyo gusa, ariko ngo habe n'iyo ndyamye amaze nkabyuka, ngo nza nsanga tukiri kumwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo turyamana nayo, tukabyukana nayo, nta segonde n'imwe Imana idusigirira. Kandi Imana ibaye nk'iyitaza segonde imwe, ibyaremwe byose byupfa uko bingana. Ariko niwe muremyi wabyo, niwe uje unabyitaho, niwe ubirinda, niwe ubizigama, niwe ubibeshejeho. Avuga ngo ibitekerezo atugirira, aravuga ngo ibitekerezo utugirira ngo ni byinshi. Agera naho avuga ati habe n'uwabibara biraruta umusenyi wo ku nyanja. Ariko nimwibuke ibitekerezo by'Imana yadutekereje kera tukiri abanyabyaha, ariko ikatugirira umugambi mwiza wo kuzaduha Yesu, agapfa akitanga ku musaraba ku bwacu. Nicyo gituma Pawulo yanditse mu Befeso aravuga ngo hashimwe Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ni nayo se yaduhereye imigisha yose y'umwuka muri Kristo Yesu. Imigisha yose tutayitondaguye, ariko Imana yayiduhereye muri Kristo Yesu. Si yo gusa, ariko tekereza n'uburyo ije guha imbaraga zo gukora, ugakora imirimo, kandi udakora Bibiliya iravuga ngo ntakari, ariko biravuga ngo ikaguha imbaraga zo gukora, ukabona ibigutunga bikagutungana n'abawe. Ibyo byose Imana ije ibikusanya kugira ngo ikugirire neza. Igitangaje nuko Imana izi biremwa byose, ije ivuga ngo izipfumbaturira igipfunsi cyayo, ngo ibyaremwe byose bigahazwa kwifuza kwabyo. Nta handi wabonera ibyifuzo wifuza, ariko ni mu Mana, biri mu kuboko kwayo. Ijambo rya kane
ni ukuba umwanzi w'iby'Imana yanga. Yaravuze ngo mwabanyabyaha mwe, ngo wakwishe abanyabyaha, ati mwabanyabyaha mwe nimumve imbere, dore n'ibyo muvuga izina ry'Uwiteka mubirahirira ubusa gusa. Ariko si abantu dushaka kuvuga ngo rega ngo abantu bicwe, ariko ahubwo ni ukuba umwanzi w'iby'Imana yanga. Bivuze iki? Bivuze ngo uba waramaze gufatanya kamere yawe ukayifatanya na kamere y'Imana, bigatuma umenya ubushake bw'Imana n'iby'Imana yanga, nawe ukaba umwanzi wabyo. Reka tuvuge gutya ngo iyo umuntu amaze kumenya uburyo Imana imukunda, akifatanya nayo muri urwo rukundo rw'Imana, bijya bimutera kwanga iby'Imana yanga. Bibiliya iravuga ngo urukundo, hariya mu ndirimbo za Salomo yaravuze ngo urukundo rurakomeye ni nk'urupfu, ngo ntirujya rugondeka n'inkiva, ngo ifuhe ryaryo ni ifuhe ry'Uwiteka, ngo ni nk'umuriro ugurumana. Urukundo rw'Imana ruruta uko rwamenywa, niko Pawulo yewe yabivuze. Urwo rukundo rero ruhindura ubuzima bwacu, natwe tugakunda nk'uko Imana ikunda. Urugero turi butange ni urunguru, ni urwa Loti, burya yari Sodoma. Hariya mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 7 ukageza ku murongo wa 8, hari ibintu 2 Loti yakoze kuko yari umukiranutsi w'Imana. Ijambo rya mbere riravuga ngo yagiraga agahinda k'iby'isoni nke z'abanyabyaha bakoraga muri Sodoma ni Gomora. Agira agahinda kenshi kubera kubona ibyo ngibyo. Ako gahinda se kari gatewe n'iki? Katewe n'ibyo abona by'isoni nke abanyabyaha bakora. Icya kabiri, ngo yibabazaga umutima kubw'imirimo y'ubugome bakoraga. Uwo ni umukiranutsi. Ni ukuvuga ngo imirimo y'ubugome Imana ibyanga urunuka, abantu b'Imana nabo bakwiye kubyanga urunuka. Yaranavuze ngo mbyanga urunuka, ngo kandi ngo mbyanga urwango rwuzuye. Urwango rwuzuye ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko iby'Imana yanga natwe tugomba kubyanga tudaciye ku ruhande, kandi tugomba kubyanga nta kantu dusigaje ngo tukabebere cyangwa se tukabone nkaho ari keza. Bigasa nka cya gihe cya Sawuli ngo yajyaga kurwana, Imana yamubwiye ngo arimbura Abanyameleki, ngo anabarimburane n'ibyabo byose, akavuga ngo bazanye intama nziza z'inyamibwa kugira ngo baje gutambira Uwiteka. Imana iramubwira ngo mbese ugira ngo ibitambo n'ibinure nibyo bishimisha Uwiteka? Nko kumwumvira Uwiteka nibyo bitambo bizima kandi bishimwa nayo. Kubera iyo mpamvu twange iby'Imana yanga, ari byo byaha nkuko Loti nawe yabigenje. Yohana nawe atugira inama akatubwira ngo ntimukunde iby'isi, ngo kuko gukunda iby'isi, iyo ukunze iby'isi, gukunda Imana Data wa twese ntikuba kukiri muri wowe. Ntugakunde iby'isi, kuko gukunda iby'isi kwimura gukunda Imana. Ni ibintu bibiri binyuranye kandi bihabanye. Gukunda isi kwimura Imana mu buzima bwawe, gukunda Imana cyane kwimura iby'isi mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ko noneho rero ubu ubaye iki? Ubu ubaye umwanzi w'abirya by'isi. Wamara kuba umwanzi w'iby'isi, ukaba ubaye umukunzi w'Imana Data. Imana idufashe muri uyu munsi tuba abakunzi b'Imana, bimura iby'Imana yanga mu buzima bwacu, ariko tukimika iby'Imana ikunda. Yohana aravuga ngo ibiri mu isi ni ibingibi. Yavuze ibintu bitatu. Aravuga ngo ni irari ry'umubiri, ngo ni irari ry'amaso, ngo n'ubwibone bw'ubugingo bwo muri iki gihe. Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15 ukageza ku murongo wa 17. Tugiye kugera ku musozo bakundwa, mbabwira ngo ese niki twakora none ko tubonye kuko Imana izi byose, ntigira ihungirwa, iyaturemye n'iyidutekerereza n'ibyiza byose, n'iyibitugenera. Aho noneho tukabona tugomba kwanga iby'Imana yanga. Kugira ngo tubigereho, ese twakora iki? Soma hariya muri iriya Zaburi nyine twasomye y'139 umurongo wa 23 n'uwa 24. Havuga ngo mvugutira, ngo kandi unsuzume urebe nimba hari ibibi bindimo, amaze ngumbira inama mbone gukora ibyo ushaka.
noneho muri zaburi imwe twasomye ya bene Yasafu ya 73 umurongo wa 28 yatubwiye ngo ariko jeweho kwegera Imana niko kwiza kuriye. Umva, aho duhungira Imana ni muri yo honyine. Hirya y'Imana nta handi hariho twahungira. Hirya yayo ni ukurimbuka, ariko guhungira ku Mana ni ubugingo buhoraho. Yaravuze ngo ariko jeweho kwegera Imana niko kwiza kuriye. Umwami w'iteka niwe nagize ubuhungiro, niwe nagize ubuhungiro. Niba dushaka guhunga umujinya wayo, niduhungire ku Mana. Imana yaduteguriye noneho ibyiza biruta ibindi. Yaduteguriye guhungira muri Kristo Yesu, kandi ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko umwuka w'ubugingo baba batuye mu itegeko ry'icyaha n'urupfu. Niho rero dufite duhungira, niwe dukwiriye kugira ubuhungiro bwacu. Dawidi nawe arongera aravuga ngo ni wewe bwihisho bwanje, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu z'ishimwe z'agakiza. Amaze aza kuvuga uko Imana ivuga. Imana iravuga ngo nanjye numpindukirira ukangarukira, umva ngo iby'Imana izagukorera. Nzakwigisha kwereka inzira unyuramo. Egera Imana uyigira ubwihisho bwawe n'ubuhungiro bwawe, nayo izagira ite? Izakwigisha, izakuyobora, izakubwira inama. Zaburi ya 32 umurongo wa 7 ukageza ku 8. Imana dufashe twegera Imana, nayo izatwegera. Duhunge, turwanye Satani nawe azaduhunga, ariko twegera Imana itubera ubuhungiro, itubera ubwihisho, ngo ababa mu bwihisho bw'isumba byose bazahama mu gicucu cihoraho. Kwifurije kwegera Imana no kuyihindura ubuhungiro bwawe n'ubwihisho bwawe. Imana iduhe umugisha. Mwari kumwe na Muzehe Mudagiri. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mana nyir'ijuru n'isi, Mana nkuru, Mana itagira hihishwa, Mana izi byose, Mana idufite mu biganza byayo. Mana ije dutegurira ibyiza, ibyo twebwe tutabasha gutegurira abana bacu. Ariko uri Imana isumba byose, kandi uri Imana itugirira neza iminsi yose. Humugisha abumvise ijambo ryawe. Mwami, reka iyi zaburi igazuke mu bugingo bwa benshi, kandi babone ubumenyi bwawe, bamenye kukwegera, kuko ari wowe buhungiro n'ubwihisho twihishamo. Urakoze kuko twumvise. Amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa no kuvugirizwa impundu nta wundi ubikwiriye, ni wewe wenyine. Amen. Mu bimenyetso byose tubona yuko umukiza wacyaza vuba, kuko umurabyo uhita n'ingoga, no kugaruka kwe niko kuri. Tuzamusanganira mu bicu, azabaho umunezero mwinshi, azabahamagaye abe bose, abasohoze mu ijuru kwa Se. Kuri uwo munsi abantu babiri bazaba bari mu kiganiro, umwe muri bo azazamurwa, ariko undi asigare wenyine. Hazabaho abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, umwe muri bo azazamurwa, ariko undi asigare wenyine. Muri iryo joro abantu babiri bazaba baryamye ku buriri, umwe muri bo azazamurwa, ariko undi asigare wenyine. Iyo nyir'inzu amenya umunsi igihe umujura azaza kwiba, yabaye maso akarinda inzu ye, uwo mujura ntacyo yatwara.
uko ari 10 bagiye gusanganira umukwe bari bafite amatara yabo ategereje yuko umukwaza abanyabwenge bari bajanya amavuta yabo mu matara yabo nibo baho umukwasohoye barijira rugiruhera kurukingwa n'ababakobwa uko ari 10 bagiye gusanganira umukwe bari bafite amatara yabo bategereje yuko umukwaza abatanu nibo bajanya amavuta yabo umukwasohoye barinjira urugiruhera kurukingwa abandi batanu barabapfu nta mavuta bari bafite barakomanze barasubizwa yuko batazwi habe na gato inama Yesu atugiraniye nimube maso kuko mutazi igihe umwami azagarukira biradukwiye ko twitegura inama Yesu atugiraniye nimube maso kuko mutabazi igihe umwami azagarukira biradukwiye ko twitegura kesheni basi asema Bwana wamufahamu ninyi isaa ipi yuaja Bwana ni sharti kwetu tuwe tayari inama Yesu atugiraniye